reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza kandi tubabwira ko tubakunda cyane. Munahawe ikaze hano kuri Narayibonye TV. Imana ibahe umugisha cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'abatumirwa babiri. Sinzi niba nabita abatumirwa ariko nabo wenda baraza kwivuga n'abantu bakuru. Reka duhere ku ufite mikoro mu ntoki atangira twibwira, ngo turakomeza no ku ruhande kugira ngo ibintu bigende neza. Yesu nashimwe. Nitwa Mpabonimana Claudine. Yego. Niba mukobwa ukunda kwibera mu shamba ari gusenga Imana. Ibirenze ibyo, Imana y'amahoro iduhana umugisha abadukurikiye mwese. Imana y'amahoro ibashigikire bakomereza amaboko. Yego, urakoze cyane. Yego, mugenzi wawe nawe wamuha mikoro kutwibwira. Uratangira utwibwira. Ubundi nanjye banyita Jeanne Nirere. Yego. Nsengera muri ADPR. Umunyamashengesho. Okay, urakoze cyane. Twihuse cyane rero ubwo ndumva twatangira mudushyira imbere y'Imana ukadusengera, izindi gahunda nyine ubwo zigakomeza. Murakoze. Mana yacu, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, twongeye kugushima muri iki gitondo c'umugisha. Waturinze wabanye natwe, izina ryawe ririhabwa icubahiro. Ico twanze n'agasuzuguro ka Satani. Imyuka mibi turayihambirije. Turasenze nyaguhora ku ngoma Imana ngo bane natwe muri iki kiganiro, udushigikire utwambike imbaraga. Udushigikire Kristo, uhige ibiri kuduhiga, ugwanye ibiri kutugwanya. Ngwino ushigikire icano yitwa Narayibonye. Nyaguhora ku ngoma Imana, icano yavuye ku karago, yavuye mu butayu turi gusenga. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze nyaguhora ku ngoma kugiye kubana natwe ku bwa Yesu. Amen. Tugiye gutangira turi kuririmba iyi ndirimbo na 20. Yego. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvogera, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha njantumbira mw'ijuru. Rebayo mukiza wanjye wabinkuyeho byose, kera yarambondereye none sinzarimbuka. Ndebayo mukiza wanjye wabinkuyeho byose, kera yarambondereye nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso, hashanye nzarubi mwanyitukiranutse. Yarancongoye ngo mbowe ni ishingira, ubwadapfa singipfuye nje na Yesu turumwe. Yarancongoye ngo mbowe ni koko nyishengera, ubwadapfa singipfuye nje na Yesu turumwe. Mana ishimwe. mugiye kutunyuriramo muri make.
tuzagakata turanako turagakata ako ngako ducecetse turagakatamo nyine ngaho dukomeze ubwo ugiye kuba nk'uyoboye nyine gahunda wowe yego abantu benshi bajya bahurikira mu macano menshi atandukanye bakundaga kumbona ku ndirimbo nkundaga kuririmba utarayimenya yihangane sibyo ngiye gutangiza nyine ikiganiro ndirimba indirimbo nanone komeza nje niringira amaraso y'umukiza nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi iyongoswe n'umwijima niringiro ubwo buntu bwe mu byago no nakuba nagira ubwanzibukira nikomeze ku rutare n'ahandi se n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi tunganwa n'amaraso ye nayo masezerano ye naho nafushe ibyo mfite niwe musa niringira nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi maze ico gihe azazira azasange witeguye nambaye gukiranuka nanjye nzaba ngifite nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi